Ikindi ugomba kumenya nuko apocrine nubwo zakorwa ari nke ziri mu mpamvu yo kuzana impumuro itari nziza. Niba wibanda kuri product zirwanya kubira ibyuya zizagufasha, gusa niba ufite ikibazo cy'impumuro itari nziza nabwo uzakenera deodorant kuko nizo zibasha kurwanya ya mabacteri twabonye ko ariyo atuma umuntu agira ibyuya bifite hyperhidrosis. Iyi ni ukugira inama umukiriya akareka gitera, nko kuba yagabanya kurya ibirungo byinshi, kugabanya ikawa, ibintu antiperspirant na deodora. Ese bitandukaniye? Mbere yo guha umukiriya deodora cyangwa antiperspirant, banza umenye niba ashaka deodora isanzwe iturinda kubira ibyuya bisanzwe bitari byinshi, cyangwa umenye niba afite ikibazo cy'impumuro mbi aterwa wenda na apocrine glands, cyangwa niba afite ibyuya byinshi cyane ari guterwa na eccrine gland. Nusanga ikibazo ari ukubira ibyuya byinshi cyane, hyperhidrosis, uzakenera kumenya nivo hyperhidrosis yiwe. Ikaze nanone mu ishuri. Ubushize twabonye ko ingano y'uburyo tubira ibyuya igiye itandukanye, bamwe babira byinshi abandi babira bikeya. Uyu munsi tugiye kureba impamvu hari ababira ibyuya byinshi cyane birenze n'ibyo umubiri wacu ukenera kugira ngo iringanize ubushyuhe mu mubiri wacu, ari byo twita hyperhidrosis. Hyperhidrosis iterwa cyane cyane na eccrine sweat glands. Kubira ibyuya cyane bishobora kuba mu ntoki, cyangwa hyperhidrosis ishobora kuba mu mubiri hose. Hyperhidrosis irimo amoko atatu. Primary hyperhidrosis iba ari hereditary, nitwibanire. Impamvu nyamukuru iyite research irayitugaragariza neza. Ikintu ibivugaho ni uko bishobora guterwa n'uko nerves zikontorora ibyuya ziba zitari gukora neza, bigatuma habaho icyo kibazo cyo kubira ibyuya byinshi. Hakaza secondary hyperhidrosis, iyo iterwa n'uburwayi cyangwa imiti yo kwa muganga. Urugero nk'ama hormonal imbalance, kubera uri kwegereza kujya menopause cyangwa uri muri menopause, nabyo bishobora gutuma ubira ibyuya cyane. Ama infection, imiti, urugero nk'imiti ivura agahinda gakabije, imiti ya diabete, imiti ivura kanseri, nayo ishobora kuba mu mpamvu ituma umubiri ukora ibyuya byinshi. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu agira ibyuya byinshi ni ukutamenya kumanaginga stress cyangwa gukontorora ubwoba. Ikindi gishobora gutuma umuntu agira hyperhidrosis ni triggers, tuyita triggers hyperhidrosis. Iyiterwa n'ubushyuhe, imirimo y'amaboko, kunywa caffeine nyinshi cyangwa kurya ibirungo byinshi, nabyo bishobora kuba mu mpamvu ituma ugira iki kibazo. Nizihe product uyu muntu ufite iki kibazo akwiye? Mbere yo guha umukiriya deodora cyangwa antiperspirant, banza umenye niba ashaka deodora isanzwe iturinda kubira ibyuya bisanzwe bitari byinshi, cyangwa umenye niba afite ikibazo cy'impumuro mbi aterwa wenda na apocrine glands, cyangwa niba afite ibyuya byinshi cyane ari guterwa na eccrine gland. Nusanga ikibazo ari ukubira ibyuya byinshi cyane, hyperhidrosis, uzakenera kumenya nivo hyperhidrosis yiwe iriho. Ni primary, iyi twabonye ko iba ari hereditary, iba ari twibanire. Niba ari secondary, ibiterwa n'uburwayi, azakenera inama za muganga. Nanone niba ari kubira ibyuya kubera gufata urugero imiti ya depression, uzamurekomandinga deodora, ariko umurekomandinga ya deodora iri very strong akoreshanya n'imiti. Gusa iyo miti iyo ayirangije ni ngombwa guhita ajya kuri deodorant zisanzwe, kuko iyo amaze kumara ya miti yiwe na bya bintu biri kumutera iyo hyperhidrosis yiwe bihita bihagarara. Kuri triggers hyperhidrosis, iyi ni ukugira inama umukiriya akareka gitera, nko kuba yagabanya kurya ibirungo byinshi, kugabanya ikawa, ibintu antiperspirant na deodora. Ese bitandukaniye? Ubundi antiperspirant ifunga umuyoboro wa eccrine glands duct, mbese uwo muyoboro niwo ifunga, ari nayo itera kuzana za
hyperhidrosis. Ntabwo zirwanya neza imiyoboro ya apocrine gland kubera ukuntu ibanza kujya mu misatsi mbere yuko itunguka ku ruhu rwayo. Ikindi ugomba kumenya nuko apocrine nubwo zakorwa ari nke, ziri mu mpamvu yo kuzana impumuro itari nziza. Niba wibanda kuri product zirwanya kubira ibyuya zizagufasha, gusa niba ufite ikibazo cy'impumuro itari nziza nabwo uzakenera deodorant kuko nizo zibasha kurwanya ya mabacteri twabonye ko ariyo atuma umuntu agira ibyuya bifite, kuko deodorant nizo zibasha kurwanya ya mabacteri atuma tuzana impumuro mbi. Main ingredient zikunzwe gukoresha mu deodorant ni aluminium. Reka ubutaha tuzarebe ese koko zitera kanseri nk'uko bivugwa.